abagore benshi banywa bagasinda bagakora n'ubusambanyi. Ubusinzi bw'abagore bukabije, abagore barasinda bakiyandarika, usanga n'amasurujipe bataye hariya bari kurwana nk'abasazi. Barasinda cyane bagakora n'ibintu by'amahano gusa. Saa 2 zikagera, saa 3 zikagera, saa 4 zikagera, saa 5, saa 6, saa 7 nkajya kumva nkumva nibwo ari gutaha. Ubanza hera nandoze si gusa rwose pe. Urumva umugore atase madamu wize sarurehe ngo nzibaho nago bikureba. Ibyo bibaho birarangira. Mu minsi tukurikiyeho nkajya mbona atashye yasinze ibintu byose tukashaka no kugwana nkamwihorera kuko mvuga ni ngewe n'undi abagore bari hejuru yacu muri iki gihe. Uramuvuga gato yagatajya kukurega bakagukubita. N'ukuri pe inzoga zo zenda kubica. Duherereye mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Rusororo aho abagore banenga bagenzi babo banywa bagasinda bakishora mu ngezo z'ubusambanyi bigatuma biteza umutekano muke hano mu murenge wa Rusororo, dore ko bamwe mu bagore bavuga yuko abagore bagenzi babo banywa inzoga zitemewe n'amategeko za kanyanga, imimanura jipo n'izindi nzoga zitandukanye, bakagenda bakanywa bagasinda bagaca abagabo babo inyuma bagataha barwana bateza umutekano muke. Bino rero bavuga yuko bibabangamiye bityo leta yagira icyo ibikoraho. Inkuru irambuye n'abaturage twaganiriye. Muvandimwe wa munyamakuru sinkuzi pe nawe nagunze, ariko rwose kankubwiza ukuri nagahinda gakomeye cyane. Nk'ubu nashakanye n'umugore wanjye dukundana ibintu bimeze neza, nari mfite amafaranga muri icyo gihe pe, amafaranga yose turayarya akajya yumva abayeho nk'ushaka kubaho nka gisirimu n'ibiki byose. Habahaje ibintu ntazi rwose ngo haza inzoga ngo zitwa zinkorano ngo zimimanura jipo. Umugore wanjye atangira kuyagenda gake gake, nkataha nimugoroba nkategereza umuntu kataha nkaheba, saa 2 zikagera, saa 3 zikagera, saa 4 zikagera, saa 5, saa 6, saa 7 nkajya kumva nkumva nibwo ari gutaha. Ubanza hera nandoze si gusa rwose pe. Urumva umugore atase madamu wize sarurehe ngo nzibaho nago bikureba. Ibyo bibaho birarangira. Mu minsi tukurikiyeho nkajya mbona atashye yasinze ibintu byose tukashaka no kugwana nkamwihorera kuko mvuga ni ngewe n'undi abagore bari hejuru yacu muri iki gihe. Uramuvuga gato yagatajya kukurega bakagukubita. N'ukuri pe inzoga zo zenda kubica, abagore barasinda, abagore bacu baratunaniye neza nta ucyubahiriza inshingano z'umugore, nta ukimenya ngo umugore n'uyu umugabo n'uyu nguyu. Twabaye abagore bo babaye abagabo, nibarara mu tubari barasambanira aho babonye, amajipo barashyira mu mutwe, bararwana barasambana nk'isazi. Nk'umugore wanjye iyo atashye niyo ngejeje kumukoraho atambwira ati mvaho w'intera iseseme. Ese niba ataraje kujura inshingano z'urugo akaba yumva yibereye mu bye, ubu ngubwo urumva tuzamera ninjye woza abana, ninjye ubakarabya, ninjye ubagaburira bakaryama, umugore agatayiya shayi agataha. Ariko n'ukuntu by'ibipuridas ubusambanyi iki man nagahinda pe, nagahinda gakomeye cyane. Leta nyine ni turwaneho iciza inzoga z'inkorano zimimanura jipo ngo na za ndundu ubwonko byose. Urumva abasore abantu twashatse rwose aho yagushaka umugore byo ni byiza, ariko ngo utamushaka bikaba byiza kurushaho. Kurumva nagahinda gakomeye cyane pe, nagahinda gakomeye cyane. Leta nyine ikintu yakora ni ukurwangiza inzoga z'inkorano kuko zigiye kudusenyera ingo pe, zigiye kudusenyera ingo. Ubwo ntago ari ibintu inama nabagira, urubyiruko rwo rwose. Urumva utarashaka nashaka bireke pe, niyo nama ngiye nabagira nta kindi. Ariko ubwo abagore nabo bamenye inshingano zabo, bajye bubaha abagabo babo pe, kuko ibintu ubwo ntago bimeze neza pe. Nk'ubu nanjye ndi kwicuza icyatumye nshaka. None se tutizimbye mu magambo, umugore wamufashe aguca inyuma bya nyabyo? Rumva mbere na mbere nabanje kubyumva nkajya ngira ngo ni ibintu by'amagambo, ariko naje kubyibonera nyuma nkajya mbona cuditse n'abagabo hepfo aho ngaho bafite amabutike akomeye, bafite amafaranga. Kuko urumva ufite umugore mwiza muri karitsiye, ubwo umugabo ufite amafaranga ubwo ko byagenda kose amucaho, amunyura hejuru pe. Ubwo umugore wanjye rero mbere ubundi twarasereraga nkavuga kanyumva, ariko ubu ngubu ntibari ibiki yamaye simbiza, asigaye avuga ikintu aho ngo umusubize ukamera nyine nawe urabyumva wamu ugaceceka. None se reka nkubaze gatonya, uyu mugore wamufashe ubwa mbere wamwihanganira, wigize umufata bwa kabiri waramugerageje waramuganirije? Ariko gute wombwira ngo naramufashe inshuro zirenga 2, none wageze akajya atahana twakuri nanjye navuga ati nanjye reka nubaka urugo nera kabariro namukora agambwa ati ninere kumutera iseseme. Ariko nkataha numva ari kunuka nyine ibintu by'ubusambanyi, ibintu by'upreda ibiki byose, nawe nyine urabyumva. Abagabo bagenzi bawe bari hano bari kuvuga ko binubira ko bano bagore bashobora kujya gusambana ugasanga bayikuyemo indwara zidakira nka sida, nk'umutezi n'ibindi birwara byandura mu mibonano mpuzabitsina.
wenda bahuye n'abasaza babanduje bya rushoka ukasanga uraje nawe urabikoze wisobanura bya birwara, wowe gushaka kuryamana nawe kandi yagiye mu ibyo bisaza urumva utari ukwishora muri uzo rwita ikiziba? Wenda n'ubu ngubu wasanga yaranabinyanduje, none se n'ubundi ko hano muri karitsiye cyangwa muri iyi santere hano ya Rusororo n'iki byose ko ariyo ngeso niyo ndwara barwaye pe, ibintu byose nibyo biba bibereyemo pe, ugasanga umugore guhera mu gitondo ukarinda bumukeraho yibereye muri iyo mimanura jepo muri za dondo ubwongo. Leta rwose nigira ikikora iciza inzoga z'inkorano nizo ziri kutumaraho umuryango pe, zadusenyeye ingo zacu. Bivuze ngo izi nzoga z'inkorano nizo zigomba gucika kugira ngo nibura abagore banyu basubire mu murongo, kugira ngo batazajya bagaragara mwa bino bikorwa byo kunywa inzoga bagasinda, cyangwa se bano bagore ugasanga izi nzoga ntago mubasha kuzibaha mubicisha icyaka, bano bagore rero bakagenda bagiye kuvumba inzoga, ugasanga yenda nk'umugabo barahuye amuguriye agacupa muguriye akandi avuze ati uri bumpe, ariko umugore akabyemera akavuga ati nimbungurira inzoga nta kibazo ndaguha, ndetse akirengagiza we w'umugabo uri mu rugo akavuga ati n'ubundi uriya mugabo yagiye gushaka ibijumba by'abana n'ibishyimbo by'abana, reka ninywere kano gacupa uyu mugore nibura mukubita amaturu soro uyu mugabo mukubite nk'amaturu nk'abiri bihuriremo umugabo ntari bubimenye. Ntago ntago ari ukugushesereza, ariko ntago uyu mugore ushaka kuba utuzuza inshingano zo mu rugo akaba ariyo mpamvu aguca inyuma. Ahanini urebye biterwa n'ubukene. Njye nawe ubwene imbere nari mfite amafaranga, ariko ibintu byaje kwanga aho nshakiye umugore rwose ambera umwana mubi pe, ambera umwana mubi kwa kundi ubana n'umuntu nyine akwihishemo utamenya ngo bimeze gutya na gutya, ugasanga nyine afashe amafaranga y'urugo agatunza urugo ayajyanye mu byiwe. Urumva nyine ko ntago biba byoroshye pe, ntago biba byoroshye, ariko ahanini ni ubukene. Niba agiye agahura n'umugabo w'umukiraya akamugurira wenda izo nzoga akamugurira n'izo burushete, urumva amaze gusinda ibintu byose amubwiye arabyumva, niho usanga rero ari mu busambanyi agasambana pe. None urakora iki kugira ngo umugore wareke ubusambanyi? Njye no nimbona bikomeje kujya rwose ngenda akagatanya ntandukane nawe birangire menye ngo ari mu bye nanjye nibere mu bye, kuko ntako ntagize pe, ntako nagize, naringinze narigishije ariko byaranze, ntako nagize pe, byaranze. Umwanzuro no gutandukana n'umugore wawe? Ndasaba gatanya pe, ndasaba gatanya kuko ibintu ntabwo nabyihangana. Benshi banywa bagasinda bagakora n'ubusambanyi. Ubusinzi bw'abagore bukabije, abagore barasinda bakiyandarika, usanga n'amasurujipe bataye hariya bari kurwana nk'abasazi. Barasinda cyane bagakora n'ibintu by'amahano gusa.